ariko wa mana we nukuri jya utabara abantu bawe pe njyewe mbyibutse rero sinzi ko nkubwiye ikintu kimwe iyo mbyibutse njyewe ndaseka njyewe ndaseka pe nukuri reka nkubwiye byari bisekeye ati ngute nanjye ati ngutya do mba ndifashe umunsi umwe mba nembereye ahantu hamwe hari habaye akantu nyine k'agapati urabona ukuntu udupati nyine tw'urubyiruko tujya tuba ubwo nanjye rero nk'umuntu w'umusaza nk'umuntu nyine w'umukambwe mba navuze nireka nanjye nteremo agakoti agakoti mba ngateyemo agakoti kawe nkacekamo rwose agapantaro k'agatise nshyiraho n'agacongo nyine nk'umuntu w'umukambwe nkashyiramo cyane ndavuga ni ngombe kari agapati nanjye nkataye ngende ndebe ukuntu urubyiruko rw'ino minsi rusigaye rumeze ubwo nyine bari banumiye nk'umuntu w'umukambwe mbagezeyo noneho rero urabizi iyo ugiye ahantu uri umuntu w'umusaza biba bisaba ngo ukajya mu bana nyine batoya b'urubyiruko biba bisaba nyine ngo uze kumera nkabo noneho rero mbagize gutya ndahagera nibite sha ni meza ati ni meza muze ni karibu nawe ndamubwira ni star ni murakoze kunyakira bagira gutya mbona banzaniye akantu kakagwa kameze neza ndavuga ati reka nkakubita umwiza nanjye mbanze nkagotomere numve mba ndagafashe gutu ndakagotomeye ni murakoze muze mbangeze gutya rero ubwo hari abakobwa benshi beza kabisa ukabona rwose bati nuko ndi umukambwe nyine mbangeze gutya agahita nigayika kamwe n'imama ya mungu ariko ndavuga ati rero reka nikaruge nyamuneka mamaga nibuka ko hari murayizi nuko rero mageze gutya nicaye nuko ngiye kubona mbona umukobwa umwe arahagurutse w'igitonore w'igitangaza rwose umwe ugahita uvuga ati vrema we no comment mbega abafashe abageze gutya abaduteye story arazamura story adutera story ziryoshye nuko rero sinzi ukuntu njya kumva abakobwa bamwe bati gira ubwoba ndavuga ni mwukabyara mwe bakobwa bakowe izi nseko ni nyabaki izi nseko ni amavajoni ya 2021 ni amavajoni ya 2022 yamaye nka data ndavuga ni reka da nurabizi ndataha bukera kuko ukuntu basekaga biteye ubwoba ubwo ngubwo nanjye nk'umusaza wari wicaye ntangiye kujya avuga ati hagira ubuza agasanga abakobwa baseka gutya nanjye ndi umuntu w'umukambwe nicaye nuko sinzi ukuntu umukobwa yagize gutya abakomeje gutera story atera story njya kumanywa mwene muzehe naravuze ati ngewe ndatashye mpe naravuze ati ndatashye ariko nyibabwira ngo ndatashye habahagurutse agakobwa kamwe gutya kagashanutse ukuntu gahita kambwiye ati none se muzehe ntago uri budutere story ati nta story uri buduhereze kweri ndavuga ati rero nta kundi nabigenza ndavuga ati nanjye kambatera agastori njya kubatera kagastori rero kavuga ngo inyoni yaridunze iri mu giti
bwira Mukamana ndaguha inzoga ariko na bya bindi ariko nuko bose ngiye kumva numva nanjye mpita mvuga turabizi feri ya mbere ni ugufatiraho nkitahira